Oui, voilà, maman, je t'envoie cette vidéo pour te montrer que je suis au laboratoire actuellement, au moment où tout le monde pense que je suis parti à Genève. Il faudrait que tu saches que je n'ai jamais été contacté. Je n'ai jamais été dans mes intentions de me déplacer et abandonner mes activités académiques ici pour... Mwohereje video kugira ngo nkwereke ko ndi muri laboratoire muri aka kanya. Mu gihe abantu benshi batekerezaga ko nagiye Geneve, ugomba kumenya neza ko nta na rimwe nigeze nshakwa cyangwa ngo mpamagarwe kujya muri ibyo biganiro. Nta na rimwe byigeze biba mu migambi yanjye kuva hano ngo ngende ndeke ibikorwa byanjye by'ubushakashatsi n'amasomo nkora kugira ngo nge mu ngendo zo kujya kwitabira ibiganiro. Igihe cyanjye cyose nkimara hano muri ibi bikorwa by'ubushakashatsi. Ubu nta sano na rimwe mfitanye n'igihugu, kandi no ku rundi ruhande nta muntu n'umwe tuvugana. Muri iki gihe ndi kwibanda gusa ku mirimo yanjye y'ubushakashatsi. Niba izina ryanjye ryagaragaye kuri urwo rutonde, birashoboka ko urundi ruhande rwashatse kongeramo impuguke kugira ngo rukomeze urutonde rwabo. Bashobora kuba batekereje ku mpuguke zitandukanye, ndetse birashoboka ko hari uwatanze izina ryanjye muri bo. Ariko njye ubwanjye nta na rimwe nigeze nshakwa ngo njye muri izo ngendo. Iyo biba byarabaye mwese mwari kubimenya, kuko muri abantu ba hafi yanjye, kuki nabahisha ibyo nkora. Mu magambo make, uko niko bimeze. Ubundi muri laboratoire ya petrologia, aho turi kwiga ku bijyanye n'amabuye. Turimo kwiga amabuye aturuka mu bihugu bitandukanye nka Peru, Indonesia n'ahandi. Ibi bya petrologia n'ayo mabuye nta sano bifitanye na politiki. Ndi mu mwanya wanjye neza nk'umushakashatsi. Muri iki gihe ndi gukora ku ngingo zitandukanye z'ubushakashatsi hano. Icyo nsaba gusa ni uko nyemerera ngakomeza gukora akazi kanjye mu mahoro. Ndabinginze mama. Ibi nibyo bimenyetso bigaragaza ko ntari Paris, ntari Geneve, nta handi ndi muri Colorado, kandi ubu ndi muri laboratoire ya petrologia za Colorado School of Mines. Je t'en prie maman, ça c'est la preuve qui est là que je ne suis pas à Paris. Je ne suis pas à Genève, je ne suis nulle part, je suis à Colorado et je suis pour le moment dans les labos de pétrologie de Colorado School of Mines. Tugiye kongera tugaruke rero ku biganiro bikomeje kubera mu gihugu cy'Ubusuwisi biri guhuza intumwa za AFC M23 ndetse n'intumwa za leta. Ku munsi w'ejo nibwo twabagijeho inkuru ivuga ku bijyanye n'abitabiriye ibiganiro ku ruhande rwa AFC M23 bijyanye n'itangazo ryagiye hanze umukono wa Bertrand Bisimwa. Tugiye rero kwerekeza mu Busuwisi, aho isi yose ikurikirana ibijyanye n'intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ihanze amaso kugira ngo irebe uburyo ibiganiro byari bya Doha byimuriwe mu gihugu cy'Ubusuwisi biri kugenda. Ariko aka kanya muri amagingo, uyu mugabo dutangiye tubona n'umwe mu bantu bagiye gutuma tugaruka kuri iyi nkuru. Niwe utumye dutegura iyi nkuru kugira ngo tubagezeho ibye. Ni umugabo wibereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yibereye ku ishuri, ariko amazina ye akaba ari kugaragara ku rutonde rw'abantu bari guhagarira umutwe wa AFC M23 mu biganiro bya politike. Ibi rero nibyo byabaye kuri Jean Felix Mopande, umushakashatsi wemeza ko atigeze akandagira muri ibyo biganiro, kandi ko nta n'ikindi kintu na kimwe apana n'uriya mutwe. Ni inkuru irimo urujijo rwinshi. Mureke tuyicukumbure tuyiganireho. Mbere yuko twumva uburyo uyu mugabo yisobanuye n'umujinya mwinshi, reka tubanze twibutsa abantu iby'ibi biganiro. Nk'uko mubizi rero, mu rwego rwo gushaka umuti w'ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hakunze kubaho ibiganiro bitandukanye. Ibiganiro biheruka byari byitezweho guhuza impande zitandukanye zirebwa n'iki kibazo. Muri ibi biganiro rero, buri ruhande ruba rugomba kwitwaza inzobere cyangwa se abajyanama b'abanyabwenge, mu cyongereza twita aba experts. Ari nabyo biri kugira ngo rero batange ibitekerezo bifatika mu bya politiki, amategeko ndetse n'umutekano. Ni ukuvuga ngo
iyo urutonde rw'abazitabira ibiganiro rusohotse rurebwa n'amaso menshi cyane, yaba abanyamakuru, impuguke mu bya politike ndetse n'abaturage basanzwe bashaka kumenya abari kuvugira abaturage. Rero ku rutonde rw'inzobere zagombaga guhagararira uruhande rwa AFC M23 muri biganiro biri kuba bikabera mu Busuwisi, nibwo ku munsi w'ejo twabonye izina ry'umugabo witwa Jean Felix Mopande. Ibi rero byahise biteza impagarara ndetse n'ibibazo byinshi cyane mu bitangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi batangiye kwibaza bati ese uyu mugabo uzwi mu by'ubushakashatsi yaba yarinjiye muri politiki? Ese yaba yararetse akazi ke ko kwigisha kugira ngo ajye mu bibazo by'intambara na politiki y'akarere? Inkuru yabaye ndende, abenshi bemeza ko yageze i Geneve mu Busuwisi ndetse ko ari umwe mu bari gutanga inama zikomeye. Ariko se ukuri ni ukuhe? Reka twiyumvire uko nyir'ubwite yisobanuye kuri iki kibazo. Nk'uko twatangiye tubyumva, nyuma yo kumva aya magambo akomeye cyane Jean Felix Mopande, biragaragara neza ko uyu mugabo yatunguwe bikomeye no kubona izina rye kuri ruriya rutonde rw'ibiganiro bya politiki. Reka dusesengure neza buri ngingo yavuze, kuko harimo ubutumwa bukomeye cyane bwerekana uko politiki rimwe na rimwe ikinwa mu buryo butangaje. Icya mbere ashimangira cyane kandi yagiye asubiramo nuko atigeze akandagira mu gihugu cya France mu mujyi wa Paris, kandi atigeze agera i Geneve mu Busuwisi nk'uko ibihuha byabivugaga. Ahubwo yemeza adashidikanya ko aherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko muri leta ya Colorado. Kuri we yerekanye ko yari yibereye mu ishuri rikomeye cyane ryitwa Colorado School of Mines. Iri ni ishuri rizwi cyane mu kwigisha ibyerekeye amabuye y'agaciro n'ubumenyi bw'isi. Jean Felix yagaragaje ko yari yibereye mu cyumba bakoreramo ubushakashatsi kizwi nka laboratoire, ngira ngo murabibona, aho yarahugiye mu kwiga ku byerekeye amabuye, ibintu mu rurimi rw'icyongereza bita petrology cyangwa petrology n'igifaransa, byaterwa nuko wabivuga. Tekereza nawe rero ukuntu ibi bintu bitandukanye cyane kugira ngo wumve uburemere bw'ibi bintu. Yewe yatanze n'ingero z'amabuye bari kwigaho muri icyo cyumba cy'ubushakashatsi. Yavuze ko bari gukora ubushakashatsi ku mabuye yaturutse mu bihugu bya Peru ndetse na Indonesia. Ibi rero birerekana itandukaniro rinini cyane, ndavuga intera ndende hagati y'ibyo akora mu buzima bwa buri munsi ndetse n'ibyo bamushinje bya politiki. Nta huriro na rito riri hagati yo kwiga amabuye yo muri Indonesia no kujya kwicara ku meza y'ibiganiro bya politiki ndetse n'umutekano w'akarere k'ibiyaga bigari byabereye mu Busuwisi. Ibi ni ibintu bibiri bitandukanye cyane nk'izuba n'ukwezi. Ikindi kintu gikomeye dukwiye kwitaho muri ubu buhamya bwe ni uburyo abajijwe impamvu izina rye ryagaragaye kuri ruriya rutonde rw'intumwa za AFC M23. Jean Felix Mopande ntiyari yiminwa, yavuze ko atigeze avugana n'abantu bayobora uriya mutwe uwo ari we wese. Uvuga ngo yaba mu mutwe yawo muri leta nta numwe bigeze bavugana. Yavuze ijambo rikomeye ati ntabwo nigeze ntekereza, yewe nta nubwo rwose nigeze mbiteganya ko nagiraho umurira n'ibyo bintu, kuba nasiga akazi kanjye k'ubushakashatsi n'amasomo ngo njye mu bya politike. Kuri we gusiga amasomo ye ngo ajye mu biganiro bya politike ni ikintu kitari mu ntekerezo ze na gato. Ntabwo asobanukiwe uburyo yisanze muri izi nkuru. Ariko se byagenze bite kugira ngo izina rye rigaragare kuri ya rutonde? Jean Felix Mopande yatanze igitekerezo cye bwite, yerekana uko abibona. Avuga ko bishoboka cyane kuba hari umuntu runaka wenda ushinzwe gukora urutonde rw'abazitabira ibiganiro ku ruhande rwa AFC washakaga kugaragaza ko bafite inzobere zikomeye nyinshi kandi zize neza, maze agafata icyemezo cyo kwandika izina rya Mopande kuri urwo rutonde atiriwe amusaba uburenganzira. Yewe ntiyigeze anamuhamagara ngo abimubwire cyangwa amusaba uruhushya. Ibi birerekana ikibazo gikomeye cyane mu rwego rwa diplomasi n'imikino ya politiki, aho amazina y'abantu b'abanyabwenge cyangwa abashakashatsi ashobora gukoreshwa mu nyungu za politiki batabizi, bakisanga mu bibazo, bakururwa mu matiku y'intambara batigeze batekereza na rimwe kuyivangamo cyangwa kuba bajyamo. Uyu mugabo arashaka kwerekana
ko akazi ke k'ubushakashatsi gakomeye cyane kuri we kuruta ikindi kintu cyose, nk'uko yabyiyemereye mu majwi ye ahamya ko adafite aho ahuriye n'ibibazo bya politike byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iki gihe. Yewe yavuze ko nta n'amakuru y'imbere mu gihugu asanzwe bikurikirana cyangwa asanzwe akurikirana ngo agire uwo bavugana uri mu gihugu, ko we ahugiye mu by'amasomo ya petrology gusa muri Amerika. Akaba yongeye kwingingira abantu by'umwihariko agira ati nimundeke nkora akazi kanjye. Arasaba amahoro, akinginga ko bamureka agakomeza akazi ke ko kwiga ku bijyanye n'amabuye na siyanse. Yavuze ngo nibamushyire mu bintu by'intambara, amakimbirane cyangwa ibiganiro atazi aho byaturutse. Ibi birasa n'ibitangaje kuko bishobora kugira ingaruka mbi cyane ku mutekano we ndetse n'isura ye mu ruhando rw'abashakashatsi ku rwego mpuzamahanga. Urumva niba umuntu ari umwarimu uzwi hanyuma agatangira guhuzwa n'imitwe ivugwaho kurwanya ubutegetsi cyangwa gukora bunyeshyamba, ibyo bishobora kumuhombya akazi cyangwa bikamwambura icyizere mu bigo by'ubushakashatsi yabakorera. Niyo mpamvu yashize amanga agafata icyemezo cyo gukoresha amashusho video aho kuba inyandiko gusa, kugira ngo yerekane neza ahari muri laboratoire nk'igihamya ntakuka ndetse n'ibimenyetso bifatika by'uko ibyo bamuvugaho ari ibihuha, fake news bidafite ishingiro na rito. Yifuzaga ko buri wese abona ko ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atari mu Burayi, aho ibiganiro byaberaga. Mu gusoza iyi nkuru yacu y'uyu munsi, biragaragara ko ibiganiro bya politike ndetse n'ibijyanye n'umutekano mu karere akenshi biba birimo amabanga n'imikino myinshi cyane, mu Cyongereza twita political games. Kuba izina ry'umwarimu n'umushakashatsi wihebeye iby'ubushakashatsi wibereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika utitaye ku bya politiki ryisanga ku rutonde rw'abajyanama mu biganiro by'amahoro ni ikintu kibazwaho cyane kandi kigaragaza uburyo amakuru ashobora kugorekwa. Ese nshuti bakunzi bacu, ibi byo murabivugaho iki? Bigaragaye muri AFC M23 ko uyu mugabo yisanze kuri rutonde ariko agahita abinyumuza yivuye inyuma akoresheje video. Nk'isanzwe rero ni Pilot News TV ankomeje kugenda bagezaho amakuru menshi cyane atandukanye, amakuru mabagezaho. Kanda like, subscribe ubundi dukomeze twibanire 5 kuri 5. Ndabakunda cyane, murakoze kandi namwe kubana natwe.